WhatsApp ni ingome umugore wawe, umugabo wawe, umukobwa mukundana cyangwa se umusore mukundana, burya usibye ko kwihanganira WhatsApp ni ingome cyane. Ndaje nkubwira amabanga ya WhatsApp kandi nkubwira ibibi byayo ndetse nkubwira ukuntu ugomba kwitwararika cyangwa se ukirinda kugira ngo itazagutamaza umunsi umwe. Nibyo kuko turayikoresha WhatsApp cyane, ariko nanone ndagira ngo nkurikire kugira ngo itazagutamaza. Ibi ngibi akenshi na kenshi ntabwo mukunda kubiyitaho cyane cyangwa se nta nubwo munabizi. WhatsApp dukorera ibintu bitandukanye byinshi cyane, kohereza amafoto, amadokima atandukanye n'ibindi bitandukanye, ariko nanone uburyo tuzifunguramo hari icyo tutibandaho cyangwa se hari icyo tutagarukaho ngo tugisigeho umwanya. WhatsApp igira uburyo butandukanye bwo kuyifungura. Ubu ngubu tuvugana ndaje mbereke filters cyangwa se features zitandukanye tutibandaho kandi z'ingirakamaro zikomeye cyane. Ubu tuvugana WhatsApp, umuntu mukundana cyangwa se umuntu wese ugushaka ashatse yakora copy ku buryo WhatsApp yawe ahinduramo ebyiri, akayisigarana nawe ukayisigarana, ku buryo ibyo ukoze byose abibona mu buryo bworoshye cyane. Kandi ndaje mbibereke gatanu ku kandi. Icyo usabwa ni ukunkurikira wowe, tukabona muri iki kiganiro nkakwereka amabara n'amabanga ndetse nkakwigisha ukuntu ugomba kuzohereza dokima mu buryo bwiza kandi buri safe ku buryo nta muntu wabwiba. Ndakeka ibi ngibi kubyumva neza cyane. WhatsApp yubatswe n'umuntu kandi umuntu uhumeka nkawe, umuntu ufite amaraso n'inyama ndetse ufite umubiri nk'abandi. Niyo mpamvu ugomba kwitonda cyane ukavuga ati se WhatsApp ubundi yari igamije iki? Yayikoze agamije iki? Mu by'ukuri WhatsApp bayikoreraho ubutasi butandukanye, WhatsApp bayipererezaho. Niyo mpamvu amabanga yawe ndetse n'ibindi bitandukanye uba ugomba kwitwararika. Ndaje nkwereka ukuntu bigenda ndetse n'ukuntu wabyitwararikamo mu buryo bwuzuye cyane kandi bunoze. Nizere ko niba ukibona ica n'ubwa mbere wakanda subscribe, wakanda like. Niba wabikoze rero reka tugendane. Reka dutangire nkwereka ukuntu WhatsApp ugomba guhagarika ibintu bimwe ugakosora ibindi. Njyewe nayo mfitemo WhatsApp imwe gusa. Reka tujye kuri Play Store. Uzinjira Play Store cyangwa se wenda niba uyifitemo ntabwo mbizi, ubwo downloading yitwa WhatsApp Business. Urabona ko WhatsApp Business mu by'ukuri iri kujyaho. Reka dutegereze irangire ubundi nkwereke ukuntu ucunga umutekano wa WhatsApp yawe cyangwa se ugaserera n'abantu benshi cyane kugira ngo ucunge umutekano mu buryo bukomeye cyane. WhatsApp ni ingome cyane. WhatsApp nyine atunguwe n'ukuntu umukobwa yambwiye ati ariko se ugura ikumisha iki? Ibyo ukora byose ko mba mbireba. Naratunguye cyane mu by'ukuri. Niyo mpamvu nanjye mba ndanga kugira ngo mbigishe akantu k'ubwenge. Namwe nibiza bikababaho mu by'ukuri muzabona ukuntu mubyitwaramo, cyangwa se kano kanya ikiganiro kirarangira umaje kumenya neza ukuntu ugomba gucunga umutekano wa WhatsApp yawe mu buryo bwiza cyane kandi uburyo bworoshye cyane. Aha ngaha ndahari kugira ngo njye mbafasha, maze namwe nimujya mubona bifite akamaro mujye mukanda subscribe, ubundi tuzamure YouTube channel yacu, ubundi tujye twiga byinshi cyane bitandukanye cyane. Tugomba kungurana ubumenyi. Namwe ijye muzi mukanyandikira muri comment mukambwira ati uzadukoreye kuri ibi ngibi, cyangwa se wenda mukambwira ati natwe rero turabizi ibi ngibi ujye ubikora gutya. Nanjye nzemera kwiga rwose nta kibazo, ubundi tujye dufashanya cyane. Niba mubyibuka neza WhatsApp burya yo muri telefone yawe ufite muri telefone hari ukuntu ihuza na machine, ariko burya machine uyihuje nayo biba byoroshye kugira na telefone ihuzwe nayo. Icyo ukora rero bizagusaba kugira ngo wirinde cyangwa se ufate icyitwa two verification cyangwa se icyitwa keyword, ubundi ubyiteho cyane kugira ngo ubifungure. Niba ajya no guhuza na machine cyangwa se na telefone y'undi muntu, bizagusabe kugira ngo ube ufite password, kuko iyo babikoze kuriya babisaba password bashyizemo cyagiye cyangwa se keyword. Ni ijambo rikomeye cyane ushyiramo cyane kugira ngo niba ajya kubihuza gutyo byange, kubera namba wahuje nayo cyangwa se keyword cyangwa se icyitwa password ikomeye cyane ugiye ushyiramo cyane. Tugiye kubireba ukuntu uzabikora kugira ngo ucungirwe umutekano wa WhatsApp yawe ibe ifite umutekano, kuko ntabwo wavamo ntabwo wayikoresha, kuko ntabwo bishoboka cyane. Biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo twakiriraho bitandukanye ndetse n'umubano ukomeye cyane tugiranaho n'inshuti n'abavandimwe tuganiriraho cyane, kuko urabizi ko muri iyi minsi by'ingendo ntabwo byoroshye mwa bantu mwe. Ugomba kuganira n'inshuti zawe mukamarana irungu, mugakora byinshi bitandukanye cyane. WhatsApp nawe igiye kujyaho iribisara cyane, ariko ubwo niba uyifitemo wowe ubyihorere. Icyo ndahita nkwereka wowe, ndahita nkwereka formule kugira ngo byorohe cyane. Urabona ko batweretse ijambo open. Ngiye kukwereka ukuntu uzasubigenza ugendere kuri iyi ngiyi ngiye kukwerekeraho.
ahangaha iyo tugiye gushyiramo WhatsApp tugira uburyo butandukanye. Urakanda hano agree and continue kandi ho bisanzwe barambaza ngo use this number, ubwo ndakoresha iyi nimero cyangwa ndakoresha itandukanye n'iyi ngiyi, kuko ngewe nakoresheje iyi ngiyi ya 14, ubwo ndakoresha iyindi, ndakanda different number, ubwo ndahita nshyiramo nimero za telefone 7 wenda tuvuge 3 5 2 8 6 4 6 3, iyi ngiyi ni Airtel yanjye, gankande turi kugenda na gutya namwe mubikora, ndakanda. Iyo tugeze aha ngaha nini barakubwira ngo hello WhatsApp to image this call, ubwo bakoza amagambo atandukanye. Icyo turakora we turakanda kuri continue, nawe niho ukunda kunyura kandi verify another way, aha ngaha byihorere ukande continue, turakanda hello, ndakeka nawe ukunda kubikora gutya, tugendane. Aha ngaha barakubwira ngo hello WhatsApp business to access your phone call logos, ukandeho hello request call, bagiye kohereza aka SMS ka kundi bisanzwe, nuko nkuko bisanzwe bimeze. Reka turebe, reka nongere urumuri rukeya ubundi namwe murebe neza, ubona ko bagiye kohereza aka SMS bimwe bisanzwe nyine. Reka turebe byari byo, still working niko bambwiye. Reka dutegereze turebe uko bimeze. Reka turebe uko bimeze mu by'ukuri, ariko nawe urabizi ko akenshi na kenshi bakunda kwereka gutya, bambwira ati no call direct, bambwira ati try another way, gankande another way, gankande mu buryo bwa SMS. Ndategereza amasegonda bampaye, uburyo bwo usa nkaho bwanze, reka ntegereze amasegonda ni make cyane, ubundi gerageza ubundi buryo turebe byari byo. Send message call or SMS, ngenda koresha SMS. Okay, kanongera noheze turebe code kuri nimero, turebe ibyari byo. Reka turebe ibyari byo, ubundi mwereka ukuntu ugomba gucunga umutekano mu buryo bukomeye cyane. WhatsApp, ibihugu byose by'isi muri rusange usanga bakurura amakuru atandukanye biturutse ku mbuga dukoresha buri munsi. Urusibye na WhatsApp ndabwira na TikTok, buriya TikTok nayo mu buryo butandukanye hari ukuntu nyine ngo bakura amakuru atandukanye bitewe n'ukuntu iyo utangiye gushyiramo imyirondoro bagenda bagusaba ngo gira gutya gira na gutya, ugasanga bagukuyemo ibintu byinshi bitandukanye cyangwa se amakuru menshi atandukanye. Urabona ko uburyo nyine mu by'ukuri ngiye buri gutinda, kubera ko impamvu ntekereje ko simukadi yanjye nagize 4G byayigoye cyane kugira ngo binyohereze ubutumwa bugufi, ariko wowe niba uzi ko ufite WhatsApp iri gukora, tujye kuri WhatsApp ikora, ubundi ariyo tugenderaho. Reka tujye kuri WhatsApp nsanzwe nkoresha, ndinjiraho bisanzwe. Numara kwinjiraho urajya ku budomo hejuru hariya butatu, ukandeho. Noneho iyo umaze gukandaho gutya ukabona ko hari amagambo akwereka atandukanye, haranditse ngo ni broadcast group linked device ndetse na streeted message. Aha ngaha rero uhite kuri ijambo ryitwa linked device. Iri jambo iyo rikanzeho gutya bakubwira amagambo atandukanye, ukabona ko bakubwiye ngo use WhatsApp on another device. Ushaka gukoresha WhatsApp to another device, ubwo ni kuri mashini cyangwa se kuri telefone yindi, kuko nayo ni device nyine. Icyo usabwa rero gukora aha ngaha uhita ukanda kuri link device, ugakanda use mobile data wifi, uhitamo data nyine. Ubwo imaje gukandaho gutya tugashyiramo nuza gutya, bahita bagira iki, bahita biba ngombwa ko ukanda OK. QR code ubwo bagasikana, bamara gusikana iyi WhatsApp igahita ijya muri indi telefone cyangwa se ikajya mu mashini. Ibi ngibi bikoze gutya rero ari telefone yawe bafashe, urabona ko biteza ingaruka ebyiri. WhatsApp yawe arayigumana, ukigumamo noneho nawe ubwawe akaza kurura amakuru yose ukoze, icyo mwandikiranye, amafoto watanze, akaguha impamvu zose zishoboka ku buryo aba agufite wese. Icyo usabwa gukora ni iki ngiki rero, wowe uzajya kuri WhatsApp yawe gutya,
numara kujyaho ukande ku budomo butatu ukande kuri setting winjireho, numara kujyaho uzabona kuri account security notification change numbers ukandeho. Numara ukandaho uri kubona ko hari uburyo butandukanye: two verification, email address, keywords, security notification, request account information, add account, delete account. Uzahitamo uburyo butandukanye ushaka ko bwagufasha. Mbere na mbere hari security notification, hari keyword, email address cyangwa se two verification. Ushobora gukanda kuri two verification ugahita ukanda turn on, ugahitamo password ikomeye uzakoresha kugira ngo batazaguhakinga. Ushobora guhita mfatanya wenda tuvuge imibare ikomeye nyine, washyiramo iyo ushaka. Ngewe wenda tuvuge njye narabikoze of course kuko ngewe ndi kubibigisha. Iyo umaze gushyira imibare ikomeye ariko uzibuka nawe ubwawe ukibuka, kuko utayibutse usanga WhatsApp yawe bayifunze. Iyo umaze kubishyiramo gutya imibare ikomeye batabwira ngo confirm, wamara guconfirminga iyo mibare yawe bigahita birangira. Uzahitamo ibintu bibiri bitandukanye, tuvuge wenda ugiye guhitamo email address cyangwa se pin cyangwa se wenda tuvuge keyword, biterwa n'ibyo uzashaka. Numara kubikora gutya rero WhatsApp yawe izaba imaze kurindwa bikomeye cyane, ku buryo nubwo wajya kuri linked device bitacamo. Ntabwo byakunda na gato kuko ibimaze kurindwa mu buryo bushoboka bwose, bushoboka. Nashimiye buri wese twabanye ku kiganiro gitangiye kugira kano kanya. Reka nshimire wakoze subscribe ndetse wakanze no kuri like. Imana igomba mu by'ukuri, ndabakunda cyane. Iyo ukanze kuri subscribe aba ari amahirwe menshi kugira ngo ikiganiro duteguye ubutaha ukibone mu buryo bworoshye cyane. Nizere ko nawe ubwawe wakanze like cyangwa subscribe uzabona ikiganiro cyacu mu buryo bworoshye bitagusabye kugira ngo ushakishe. God bless, ndabakunda cyane.